ndabizi na nubu agahinda karacyari kose ndetse rwose intimba yuzuye umutima. Mu minsi ishize Pasiteri Niyonshuti Theogene bitaga Inzahuke nibwo yafashe umwanya abwira abantu mu kiganiro avuga ko azapfa, abivuga aseka. Bamwe babifataga nk'urwenya rwose, baravuga bati genda uri gutwika. Abandi bamaganira kuri ayo magambo batifuzaga kumva mu matwi yabo, kubera urukundo bakundaga uyu mugabo rwatumaga batifuza kumva icyamutwara. Uyu mugabo ibyo yavugaga byarabaye rwose, ndetse rwose biba mu cyumweru gishize inkumbi itaha i Rwanda ko yaguye mu mpanuka ava muri Uganda, ndetse yewe kuwa 28 Kamena 2023 inshuti, abavandimwe, abana be bose bamusezeho bwa nyuma mu muhango waranzwe n'amarira kuva utangiye kugeza usojwe. Ibikorwa byo kumusezeraho byatangiriye iwe mu rugo mu murenge wa Ntarabana aha ni mu karere ka Rulindo, byaje gukomereza mu rusengero rwa ADEPR Nyarugenge. Imodoka yari irimo umubiri wa Pasiteri Niyonshuti Theogene, niba warabibonye ku mbuga nkoranyambaga n'ahandi hose, wabonye ko yaherekejwe n'uruvunganzoka rw'imodoka yewe utibagiwe n'abamotari bambaye amajire, ari nako mu muhanda wose abantu bari bahagaze bamusezeraho bwa nyuma, ubona ko bamufitiye urukundo rudasanzwe. Umuhango wo gusezera Pasiteri Theogene Niyonshuti waritabiriwe kandi n'ingeri zitandukanye z'abantu, baba abayobozi ba ADEPR mu Rwanda, abo mu nzego za leta, abikorera, ku buryo urusengero rujyamo abantu 2,000 rwuzuye hakabura naho bicara. Nkuko byari biteganyijwe rero, ahagana saa 6 umubiri wa Pasiteri Theogene warugejejwe mu rusengero rwa ADEPR Nyarugenge. Abo yagiriye neza barahageze bose batanga ubuhamya, ari nako abakurikiye agahinda kabashingura imitima, kwifata bikanga, amarira agasohoka, bakarira bakavuza induru. Umugabo witwa Julius Chita cyangwa se Jire William Niyitegeka, uyu ni umwe ukomeye cyane ku rubuga rwa YouTube, dore ko yashinze urwitwa Chita Magic TV. Uyu yerekanye uko yamenyanye na Pasiteri Theogene mbere ya COVID-19, baza gukomeza yari mu bihe bya COVID-19 aho ubuzima bwari bugoye, ariko kandi ngo uyu mupasiteri ntahweme kwita ku bana yakuye mu muhanda. Julius Chita ati ruriya rugo rubamo abana barenga 25 baba bakeneye kurya, kwambara, amafaranga y'ishuri n'ibindi. Uko bamwe babona ibyo kurya mu masaa 6 nimugoroba, hariya biba bigoye, ariko mu bushobozi bwa Pasiteri Theogene yarabafashaga kandi bakabaho. Uyu mugabo yakomeje avuga ijambo ryakomeje gukora ku mitima ya benshi, ati muri COVID-19 nigeze kujya kumusura, nsanga ari gukata amashu, abana bagombaga kurisha ibijumba, akakwereka ko nubwo bigoye ariko abana bagomba kurya iminsi ikicuma. Jire William Niyitegeka cyangwa se Julius Chita nyiri Chita Magic yerekanye ko byageze aho Pasiteri Niyonshuti Theogene amusaba kumufungura chaîne ya YouTube nawe kugira ngo izajye inyuraho ibiganiro bitandukanye bijyanye no kwigisha ubutumwa bwiza. Kuri ubu iyo chaîne yari igeze ku bihumbi birenga 90 by'abayikurikira, no kuvuga subscribers. Ati yarambwiye ngo ijambo banga cyangwa se password nzaribike neza ku buryo n'umugore we naryibagirwa nzarimwibutsa mu gihe ikenewe gukoreshwa. N'ikimenyimenyi kuvejo iyo chaîne niyo gutambutswaho uyu muhango wose. Pasiteri Theogene yatubereye umuvandimwe kurusha nabo mu miryango yacu, yariyimye kugira ngo ahaze ibyifuzo bya benshi. Imana imuhiruko dashira. Ni Jire William Niyitegeka cyangwa se Julius Chita avuga kuri Pasiteri Theogene imbere y'imbaga y'abantu mu rusengero ADEPR Nyarugenge. Mukankuranga Jacqueline rero niwe waruhagarariye abana bavanywe mu mihanda n'umuryango w'Inzahuke. Birumvikana yagaragaje urugendo rwe na Pasiteri Theogene ndetse we n'umugabo we banyuzemo mu buzima bwo ku muhanda. Yagaragaje ishavu riturutse ku kuba agiye yarageze mu bihe byo kwishimira ubuzima bwiza, ndetse we badasoje imishinga bari bafitanye. Ati yari imbobo ndindaya, nari narananiye ababyeyi ku buryo ntatinya kuvuga ko nari indaya. Pasiteri Theogene Niyonshuti yabaye umutoza mwiza, twashibutse muri we, turi ishami rye ndetse tuzahora tubimwibukira. Uyu mubyeyi yagaragaje ko we n'umugabo we bakimara kwakira agakiza, Pasiteri Theogene yabatoje kwita ku bana bo mu muhanda, hanyuma bazenguruka imihanda ngo bereke abana bakibaho ko gukizwa nabyo bishoboka. Ati kuko utapfa kubwiriza umwana wo mu muhanda nta kintu wamuhaye. Hari ubwo amikoro yabaga make, Pasiteri Theogene akaduha amafaranga y'amandazi tukayabaha, tukababwira ko Yesu ahindura bakumva.
Pasiteri Theogene agiye tukimukeneye kuko yari umutoza mwiza. Nyuma y'impanuka Pasiteri Theogene Mukankuranga yari yagiye mu duce dutandukanye tubarizwamo abana bo mu muhanda ngo bumve ko babimenye, ariko kandi bamugaragariza ko amakuru yabagezeho, agaragaza ko inzahuke zisigaye bazakora uko bashoboye kose ngo zitishwa n'irungu. Umugore wa Pasiteri Theogene Niyonshuti rero nawe yavuze ikintu gikomeye, ariko kandi aha icyizere aba bana barenga 25 baba mu muryango we n'ubundi abana Pasiteri Theogene yareraga. Pasiteri Theogene Niyonshuti rero kimara gupfa, abantu benshi batekereje ko umuryango asize w'aba bana n'ubundi umugore, by'umwihariko abana barenga 25 yareraga mu rugo, ko bazabaho nabi kuko bakeshaga amaramuko uyu mupasiteri. Ibi nabyo umwe muri abo bana rero witwa Mutaramu Jacques yasabye abari bitabiriye igitaramo cyo kwizihiza ubuzima bwa Pasiteri Theogene kuzabitaho, kuko haba bari mu mashuri ndetse we n'abandi bose bakeshaga ibyo kurya n'ibindi nkenerwa uyu mubyeyi Pasiteri Niyonshuti Theogene. Ubwo yasezeraga ku muryango we bwa nyuma, Uwanyana Asia yijeje abo bana bose, baba abo yabyaranye na Pasiteri Theogene ndetse we nabo yareraga, ko azakora uko ashoboye kose ngo abiteho babeho neza. Ati bana banjye ntimukababare, ndabakunda, nzabitaho, ntacyo muzamburana, kandi papa wanyu yagiye mu ijuru, tuzamusangayo, mugomba guharanira ibyiza kugira ngo tuzahurireyo. Uretse abo yafashaga, Uwanyana Asia yagaragaje ko hari ubwo bafataga n'umwanya bakajya gusura abana bo mu muhanda, bakagurira imyenda ababyari iwabo ndetse we n'ibindi bikorwa bigamije kuzahura abazahaye. Ati bana muhumure, nimwumve ko kuko agiye nzicara nkituramira, siko biri, ahubwo nzajya mbageraho, ndabizi Imana izanshoboza, aba bana tuzabana, sinzabasiga, ahubwo ndi kumwe namwe kandi Imana izadushyigikira. U Rwanda rero narwo rwashimiwe umuhate n'imbaraga rwashize mu kuzana umubiri wa Pasiteri Theogene mu gihugu. Umushumba w'ururembo rwa Gicumbi yitwa Pasiteri Habyarimana Vedaste, uyu yagaragaje ko inkuru mbi y'impanuka ya Pasiteri Theogene, itorero rya Gicumbi ADEPR birumvikana nk'iryari riri hafi ya Uganda, rikimenya ngo ryahise rishaka uko ryageraho impanuka yabereye, ngo biba ngombwa ko ari we bohereza kubikurikirana. Ati ubuyobozi bw'akarere ka Gicumbi twahuriye ku mupaka budufasha byose kugira ngo twambuke bitagoranye. Bwana twemereye kwambuka n'imodoka, badufasha mu buryo budasanzwe, natwe dukorana n'itorero rya ADEPR rya Uganda, tugenda nk'abantu bahagarara itorero tugiye kureba umuvandimwe mu mahanga. Bageze ku bitaro aho bari bagize impanuka bajyanywe, agaragaza ko ahariho baboneye imbaraga z'ubuyobozi bw'u Rwanda muri rusange. Ati twambukanye n'imbangukiragutabara y'u Rwanda ndetse n'umuganga, yewe n'umuforomo bari kumwe n'utwara iyo modoka. Twageze Kabare tubona bomboni bashize kuri umwe utari washizemo umwuka, nta mwuka urimo. Abaganga twazanye bajya kukura mu mbangukiragutabara twazanye, batangira kumuvurira aho ngaho. Uyu muyobozi yerekanye ko nubwo kubw'amahirwe make nawe atarokotse, ariko kandi inzego z'ubuyobozi bw'igihugu zabafashije cyane kugira ngo umubiri wa Pasiteri Theogene n'abari kumwe nawe mu modoka bagezwe mu Rwanda bitagoranye. Ari nayo mpamvu mvuga ngo mugirire icyizere ubuyobozi bw'u Rwanda kuko bwerekanye itandukaniro. Mu mafoto menshi agaragara urabona rwose agahinda ku maso, umugore wa Pasiteri Theogene mu myenda y'umweru dede n'amarinete yirabura, nawe agaragaza agahinda mu gusezera ku mugabo we, yewe n'abana be, urabona ko kubyihanganira bigoye. Hirya no ku mihanda byari bicika rwose, abantu bahagaze bareba uko umubiri wa Pasiteri Theogene utambutswa mu modoka ujyanwa i Rusororo, uvanwa aho yaratuye n'ubundi mu karere ka Rulindo Intarabana. Ngayo ngoko ni nibyo twavuga, twitwa isanzure, ariko kandi umuryango wa Pasiteri Theogene ukomeze kwihangana, Imana iborohereze.